Bahaye ikaze mwe mwese mukurikirana Zeyipa TV. Kerakabaye igurupe cyangwa se itsinda rya Urban Boys n'abagabo cyangwa se abasore bagera muri batatu bakoze umuziki kuva mu myaka myinshi yashize muri za 2007 2008 nibwo batangiye gukora umuziki wabo hano mu gihugu cy'u Rwanda nk'itsinda. Bakaba baratangiye itsinda bagera ku basore bagiraga kuri batanu, ariko biza kurangira basigaye ari batatu, ariko aba batatu nabo nyuma yaho biza kurangira batanye. Ubu rero noneho ikintu twabwira nuko baje kuba bongera guhurira hamwe, baza guhurira hamwe nk'itsinda rya Urban Boys. Ibintu byari bitegerejwe bimaze igihe kinini bivugwa, ni nyuma yuko hashize imyaka igera mu 9 batandukanye nk'itsinda ryakoranaga umuziki, ariko nyuma yaho baza gusigara bakora ari babiri, nabo baza kurangira basa nkaho batandukanye, nubwo batigeze batangaza ko bahagaritse imikoranire yabo nk'itsinda. Bari basigayemo yari uwo bita Hambojizo ndetse no bita Nizo Kabosi, akari babe basigaye muri iri tsinda bakora ari babiri bonyine. Itsinda ryakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, ni itsinda ryakoze umuziki riwugeza kure y'imipaka y'igihugu cy'u Rwanda, aho ryambutse umuziki rikawugeza mu gihugu cya Nigeria, rikorana n'abahanzi barimo nk'Iyanya, ndetse baza gukorana n'umuhanzi witwa Timaya. Bose n'abahanzi bakoranye nabo, kandi icyo gihe byari ibintu bigoye cyane mu myaka ya za 2013 gutyo 2013 akaribwo bazaga gukorana n'abahanzi bakomeye mu gihugu cya Nigeria. Iri tsinda rero rya Urban Boys ikintu twakubwira nuko bongeye kugira gutya bagahurira hamwe, bagahuza, bakaba bagiye kugaragara mu gitaramo kizabera Irubavu. Ni igitaramo cya MTN Wacu Muzika Festival kizabera hariya Irubavu mu mpera z'iki cyumweru. Ni igitaramo gitegerejwe cyane, murabizi ko abangaba bagiye kuba baza gutaramira abanyarubavu nyuma yuko abahanzi barimo Bruce Melody, abahanzi barimo umuhanzi nka Tom Close, aba nabo bagaragaye muri ibi bitaramo bya MTN Wacu Muzika Festival, bitewe nuko abahanzi bagiye batwara ibihembo bya Primus Guma Superstars bazajya bifashishwa muri ibi bitaramo bya MTN Wacu Muzika Festival bizazenguruka igihugu, bizaca mu turere tujye duherereye mu ntara hirya no hino mu gihugu, akaba ariho ibitaramo bizabera. Umuhanzi Bruce Melody we akaba yararangije kuba aririmbira abakunzi be mu gitaramo cyaberaga hariya i Karongi mu cyumweru cyabanjirije iki ngiki twashoje. Iki dushoje rero cyo akaba haraje kubaho igitaramo cyabereye hariya mu karere ka Nyagatare. Umuhanzi Tom Close akaba nawe ariho yaje kuba ataramira abakunzi be. Noneho ubu rero Urban Boys niyigezweho, akaba ari igiye kuzaririmbira abakunzi b'umuziki nyarwanda hariya Irubavu, akaba ariho bizabera. Urban Boys rero ni itsinda ryakunzwe cyane, ariko bakaba haravugwagamo kuba batarumvikanaga. Abahanzi bari bakuriye muri iri tsinda hagiye havugwa byinshi, aho bamwe banavugaga ko ngo hari n'igihe bacishagamo bagafatana mu mashati bakarwana, uwari manager wabo Muyoboke akitambika, bakongera bagafatiraho igurupa akongera akayifata kayunga. Ariko nyuma yaho ko misi igenda ishira biza kurangira batandukanye. Ibintu bashinja abantu bamwe na bamwe ashobora kuba barajyaga mu matwi y'umuhanzi umwe bakamubwira bimwe, bakagaruka bakabwira undi, dore ko ngo bamwe bavuga ko uwitwa Safi ariwe wiyumvaga nkaho ariwe uhetse iyi gurupe mu mugongo we, uwitwa Nizo nawe akavuga ko nawe ngo ashoboye kuririmba kandi ko afite ubushobozi. Ibi rero ari byo byatumaga itsinda rihora risa nk'iriri mu makimbirane, aho kugira ngo bafatanyirize hamwe baharanira inyungu nk'itsinda, ahubwo buri umwe akaba yarashaka kumva ko agomba kugaragara nkaho ari we nk'umuyobozi w'itsinda ukomeye. Ibi rero ari byo bishobora kuba byaragejeje iri tsinda byaragejeje
ku iherezo ryo gutandukana kw'iri tsinda, ari nabyo byaje kuba mu myaka 9 ishize. Gusa icyo abantu bashimira akaruko bongeye kubona iyi groupe irimo barimo basuhuzanya abayigize, harimo Nizo Kabosu hano mu gihugu cy'u Rwanda bagiye kubakira ari kumwe na Queen wa undi wahoze akundana na Regis, bakaba bari bagiye kwakira Hambo Jizo ndetse na Safi ara ku kibuga cy'indege i Kanombe. Uyu Queen rero amaze igihe akorana n'uwo bita Nizo, bakorana ibiganiro bica ku mbuga nkoranyambaga, aho ndetse bamwe nabo bahise bavuga ko Nizo ari uburyo yahimbye bwo kugira ngo arebe ko yabona amafaranga, dore ko nta bindi bikorwa bigendanye n'umuziki yarakigaragaramo cyangwa se by'imyidagaduro, azana uburyo bwo kugira ngo ajye agaragara ku mbuga za YouTube. Ni mu gihe Hambo Jizo we amaze igihe arimo yibera hariya mu gihugu cya Kenya. Ubu ngubu tukaba tutamenya nimba ariho yaje aturutse, nimba yaraho yarakiba, gusa hari hashize igihe kinini aba mu gihugu cya Kenya. Mu gihe kandi Safi we yaje aturutse hariya mu gihugu cya Canada, kuko ariho amaze igihe aba anatuye. Ibi rero bikaba ari ibintu byiza byishimiwe n'abantu benshi kongera kubona aba bombi bagaragara bahuje, baganira, bishimanye. Uwitwa Safi ntabwo yashatse kuvuga amagambo menshi cyane, gusa uwitwa Nizo we yakomezaga asubiramo ijambo rimwe ati kera kabaye noneho, aho yashaka kuvuga ko ari nkaho ibyari byarategerejwe bibaye, kuko abantu benshi bagiye bakomeza kuvuga bati dutegereje kubona iyo groupe isubirana. Nubwo atari ikintu twavuga ko kibaye umwanzuro wa nyuma wo kuvuga ko iyi groupe igize gutya gasubirana, ariko bishobora kuba intandaro cyangwa se imvano yo kuba bakicara bakajya kure y'ibibatanya, bakaba bakongera kuba basubirana bagakora umuziki, bakongera bagahuriza hamwe, dore ko iyi groupe rwose yari ifite igikundiro kandi abantu benshi bari bayitezemo kubona ko ifite ahazaza heza hakomeye. Nyuma yaho ko bagiye batandukana, uwitwa Safi yakoze umuziki we wenyine, aza ndetse no kugaragara muri rebo yitwaga The Men. Akaba ari rebo yari irimo n'abandi bahanzi bagiye batandukanye, akaba ari rebo yamanagingwaga n'uwitwaga Bajyaga. Icyo gihe akaba ari we nyiri rebo. Iyi rebo rero yaje gufasha Safi arakora, ariko Safi nawe aza kugira gutya umuziki we akabona kutagenda utera imbere nk'uko Urban Boys wabonaga iri ku muvuduko kera, ubona ukuntu yazamukaga ifite umuvuduko. Aza kugira gutya abivamo, ajya muri Canada, agenda akora imiziki mike ari muri Canada, ari kubona ko imbaraga zicitse. Mu gihe abari basigaye ari nk'itsinda rya Urban Boys, ari we Nizo Kabosi ndetse na Hambo Jizo, nabo bakoze indirimbo, baza ndetse no kuvuga ko bafite studio yitaga ku miziki y'abandi bahanzi, ndetse bavuga ko nabo bayagize rebo izajya managinga abandi bahanzi. Ariko ibyo ngibyo byagiye bishira buhoro buhoro, nka kwa kundi bombo igenda ishira uko umuntu ayirya, ntawamenye uko byaje kurangira. Nabo byaje kurangira bazimye burundu, baraceceka, biza kurangira ndetse umuziki koko bigaragaye ko batakiwukora. Buretse Hambo Jizo wenyine uheruka gusohora indirimbo ye bwite ku giti cye atari ya Urban Boys, bigendanye na Urban Boys wabonaga ko byarangiye burundu. None rero ikishimishije nuko bongeye kuwahuriza hamwe bakagaruka mu muziki, akari n'ibintu abantu bakomeje kwishimira cyane. Mwakoze kubana natwe rero, amakuru n'ibiganiro bindi mu mwanya muto uri imbere. Kora subscribe, comment, share na like, tujye twibanira.